Okay, yes, right, hello, check. Ibi byiza cyane kandi rwose none amori mane kuri we muntu rwose ngiye kunda kandi ku kibiganiro byacu hano kuri Gakuru Oneya giye gusuza kandi kwikiriza twatica kuri nk'ibisanzwe mu biganiro kandi bigenda byibona ku mategeko y'umuhanda ariko kandi mu bibazo ndetse n'ibisubizo byaje bikorwa umunsi kundi tubasuje cyane rwose tubifuriza ikaze ndetse n'amahoro y'Imana muhaye muronke rwose n'umugisha ukomeye tugize ndetse n'amahirwe akomeye kuba rwose ubanye natwe hano kuno muyoboro wacu wa YouTube tugushimira cyane umuntu akoze subscribe ukaba uri umuryango mugari w'abakunzi bacu namwe mutarayikora rwose n'umwanya mwiza kugira ngo uyikore utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu hano bya buri munsi bisanzwe kandi bikurikira fata akaka ndetse n'akaramu tubasha kugenda neza kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma kandi rwose ubwari kwacu nuko dukosora tunosonura pana kugira ngo tuze tukubwire igisubizo ngo ni A cyangwa se igisubizo ngo ni B ngo twagiye ngo n'iki kuri iki wereka ngo tugende udasobanukirwa utazobiva niyo bijya twebwe twaje gukosora tunosobanura niyo mwereka wacu wa mbere itangazo ryutirwa udakwiye gucikwa muntu wifuza ko dorushya rw'agateganyo ariyo provisoire cyangwa se ko dorushya rwa burundu ariyo permis yabo yo korera kuri mudasobwa cyangwa se korera ku mpapuro inama izo zose zagufasha mu buryo bwiza bwo kugira ngo ugende utsinde byo rwose biroroshye turabigufashamo neza cyane twandikire kuri nimero yacu ya WhatsApp cyangwa se uyiduhamagara kugira ngo niyo ngiyo twakwandikiye hejuru mu ibara ry'ubururu 0791824671 tukabasha kugufasha neza mu buryo bworoshye kandi bwihuse cyane rwose ibyo gusa rero tugufitiye uburyo tugufashamo umuntu ufite gahunda yo kujya gukora ikizamini ukavuga uti narize neza ariko ntabwo ntihuguye mu buryo koresha mudasobwa turabafasha turahugura mu buryo koresha mudasobwa tukabaha ibizamini mukagenda mwikosora ku buryo bwiza rwose mujya mu kizamini twarabahuguye kandi twaragiye tunabaha ibizamini byinshi kuri mudasobwa nuvuga ngo ni imyitozo kandi inakumenyereza sibyo ufite kuba utazi gukoresha imashini ariko twe turayiguhuguramo kandi tunigwaho imyitozo muri systeme nyayo ikorwamo ibizamini ku buryo ugenda uvuga uti nakoze nk'ibizamini 10 cyangwa 20 aho hantu buri redo buri tayari warabonye uko ibintu bikorwa bikoshwe kugenda neza mutugane mutwandikire mu cyamudabaga kuri nimero twabaye hejuru tubafashe rwose ibyo gusa tubafitiye application nziza cyane tubereza bafasha kwiga na application nziza ibiri ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400 ikabamo ibyapa byose ikabamo imirongo yose ikabamo amatara yose na application nyamane kusabwa kuba ufite usabwa kuba uyifite mbere yo kujya mu kizamini ukabarenyujemo amaso irimo ibyapa byose uko mbabwiye irimo imirongo yose irimo amatara yose irimo ibigendanye n'imibare byose babyarabananiye bigendanye n'amatoni mubona byabananiye bigendanye n'imitambiko uburemere burebewe mu mitambiko cyangwa se uburebure burebewe mu mitambiko ibibazo byose n'amashusho bibazwa byose by'amashusho bibazwa mutajya mubona biri muri application nyamuneka ngemba mbibabwira ubwo bambahaye umuvuno w'ibigomba kubafasha ubwo abatsindwa rero ibyo ni ibyanyu ko ibyo byose twabishyize hanze application irahari kugira ngo namwe bafasha abayikeneye nuko twandikira cyangwa mukaduhamagara kuri iyo nimero yacu WhatsApp 0791828671 ku bantu mwifuza ibizamini namwe turabafasha nta kibazo rwose hari ukuntu usanga umuntu yariza avuga ati nta kintu nkeneye iyo mudasobwa kuyikoresha ndabizi ibindi byose ndabizi ariko ngiye nkeneye ibizamini nawe turavugana twajya tuguha ibizamini ku ruhande mu buryo bwiza bw'urushikani bwose kimwe n'abantu bakeneye kwigana natwe turabafasha rwose tubarangira aho dukorera mukadusanga cyangwa se abakeneye kwiga gutwara ibinyabiziga mwaramaze kubona impushya z'agateganyo abe kategori A kategori B kategori C kuzamura rwose turabafasha kandi bikabasha kugenda neza cyane rwose uko nababwiye ngiye twatica Gakuru simba ndiye nyine mbari kumwe na mugenzi wanjye Sifa gatoya the classic ari ucunga no mashusho mubona abageraho agaragara neza gutya kandi rwose akanacunga cyangwa agakontrola ano majwi rwose mumva bageraho neza adacika rwose kandi muyumva neza cyane niyo mpamvu rero nko nabibabwiye twe dutangira n'icyapa kimwe noneho tukagikosora twareba icyo kivuga twete dukomeza ndetse n'ibibazo n'ibisubizo byagiye bikorwa umunsi kundi reka rero nsabe Sifa gatoya the classic nko abisanzwe bidufashamo adushyiriro icyapa cyacu cy'umunsi. Okay, alright. Icyapa cyacu cy'umunsi cyamaze kugera kunyakira amashusho yawe cyase kunyakira amashusho zanyu iki cyapa cyo ubundi mu busanzwe kivuga iki ni witegereza muri iki cyapa urabona harimo agakoni gahagaze n'akandi gatambitse ku ruhande rw'iburyo ndetse n'agatambitse ku ruhande rw'ibumoso iki ni kimwe mu byapa biburira gifite ishusho ya mpande eshatu nkuko mubibona kikagira ubuso bw'ibara ry'umweru ndetse n'ikirango cy'ibara ry'umukara ikirango ni kano gakoni gahagaze mubonamo gafite agatambitse ku ruhande rw'iburyo ndetse n'agatambitsemo ku ruhande rw'ibumoso ariko tukaza rwose twose tugahuriramo cyangwa tukinjira kuri kano gakoni gahagaze iki rero kino cyapa kiravuga ngo uruhererekane rw'inkomane icyapa kivuga ngo uruhererekane rw'inkomane umwere ko cyo tunosobanura ubundi mu nkomane n'ahantu imihanda ihurira sasa kano gakoni mubona gahagaze k'umukara uyu ni umuhanda agatambitsemo ibumoso ni umuhanda n'ubundi agatambitsemo iburyo ni umuhanda nyine ariko hano tuza dufataniye no twita mu nkomane iyo rero ikintu kirenze kimwe mu mategeko y'umuhanda tubyita uruhererekane niyo mpamvu rero ariko bizaba uruhererekane rw'ibintu runaka kandi aha ni mu nkomane niyo mpamvu uruhererekane rw'inkomane mu byumve mu bifate mu bimenyere iyo ikintu kirenze kimwe mu mategeko
mategeko y'umuhanda tubyita uruhererekane. Niyo mpamvu rero hano ari uruhererekane rw'iki rw'inkomane, niko kino cyapa kivuga. Bazakiguhereza bakavuze ngo icyapa gisobanura ko baguhereze ibyo uzahitamo, uzahitamo handitse ngo uruhererekane rw'iki rw'inkomane. Ndizera ko iki cyapa tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye, nta gutinda twese cyane. Noneho ndizera, reka dusabe Sifa Gatoya The Classic adushyiraho ikibazo cyacu cya mbere. Okay, alright. Ikibazo cya mbere kimaze kugera ku nyakiramashusho yawe, cyo kiri kuvuga ngo iki: uturanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera dushyirwa aha hakurikira: A, mu gahanda k'amagare; B, mu nzira nyabagendwa y'icyerekezo kimwe; C, hafi y'amasangano; D, cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya mbere. Uturanga cyerekezo dutoranye tw'ibara ryera dushyirwa aha hakurikira: A, mu gahanda k'amagare; B, mu nzira nyabagendwa y'icyerekezo kimwe; C, hafi y'amasangano; D, cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya mbere amaze gusubiza neza rwose, nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya mbere, rikumenyesha ko igisubizo ni C, ni hafi y'amasangano. Umwihariko wacu wakosora tunosobanura iyo tuvuze ngo uturanga cyerekezo dutoranya, muzagende wenda mujye mubyitegereza nk'abagenda mu muhanda, uzajya kubona ubone hari utuntu tw'umweru bashushanyije mu muhanda, dufite agafresh kareba imbere, ariko hakabona kandi kaba gatambitseho kareba akenshi tuba tureba iburyo. Utwo nitwo twita uturanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera badushyira hafi y'amasangano, ko tuba turi burange kandi tukagaragaza icyerekezo wowe wemerewe gutoranya cyangwa se uhitamo gutoranya. Ubwo rero uvuga ngo niyo mpamvu tutwita ngo uturanga cyerekezo dutoranya tw'ibara ryera, kandi nanone tuba dushushanyije mu ibara ry'umweru, niyo mpamvu twongeraho ngo tw'ibara ryera. Utwo rero dushyirwa hehe? Dushyirwa hafi y'amasangano. Nizere ko ntago twashyirwa mu masangano, ko ntago waza ngo uhita natwo mu masangano uhita unakora icyo tugusabye cyangwa icyo twakwerekaga. Oya, uzabanza tubone mbere badusize hafi y'amasangano, ku buryo uzatugeraho mbere ukajya kugera muri ya masangano wabanje kutubona cyangwa wabanje nyine no kutugeraho. Niyo mpamvu rero kuri kino kibazo cya mbere igisubizo kibaye C. Twizere ko kigali rwose kandi cyumvikanye neza, nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa Gatoya The Classic adushyiraho noneho ikibazo cyacu cya kabiri. Okay, alright. Ikibazo cya kabiri rwose twese cyane cyamaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: ahanyura abanyamaguru bambukiranya umuhanda haciye imirongo ikurikira: A, iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo; B, ibangikanye kandi icagaguye; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya kabiri. Ahanyura abanyamaguru bambukiranya umuhanda haciye imirongo ikurikira: A, iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo; B, ibangikanye kandi icagaguye; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri kino kibazo cyacu cya kabiri wasubije neza rwose, nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya kabiri dusubije twese, ndakumenyesha ko igisubizo ni A, ni ahanyura abanyamaguru bambukiranya ni imirongo iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Uvuga ngo ubundi iyo tuvuze ngo hari ahanyura abanyamaguru bambukiranya umuhanda, ikiba kirimo ni iki? Ni hariya mwita ngo muri zebra. Harango mitango muri zebra crossing. Iriya mirongo rero bura mwambukiraho ibiteganye cyangwa ibangikanye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, wa murongo nyine ubugabanyamo ibisate bibiri by'umuhanda. Rero buriya iriya mirongo yambukiranya ibiteganye cyangwa se ibangikanye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo. Ndizere ko kino kibazo cya kabiri rwose tugisobanura neza rwose kandi cyumvikanye, nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya gatatu. Sifa Gatoya The Classic bidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya gatatu rwose turi kwihuta cyane, no kimaze kugera ku nyakiramashusho, cyo kiri kubaza ngo iki: abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe mu gihe iri ahatageze mu ntera ya A, metero 50; B, santimetero 40; C, metero 3; D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo cya gatatu. Nkibutse ko tugufitiye uburyo bwiza bugufasha kwiga rwose, tuguha application nziza zigufasha cyane, na application nziza zirimo mazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, kabamo ibyapa byose, kabamo imirongo yose, kabamo amatara yose, kabamo ibibazo byose by'amashusho, ibibazo byose by'imibare bigendanye n'uburemere bw'amatoni, ibyo bivuga ku mitambiko n'ibindi nk'ibyo byose birimo aho ngaho. Nyamuneka mutwandikire kandi mudukunde, twandikire kuri WhatsApp yacu rwose, tubashe kubibaha bigende neza cyane rwose. N'abantu mukere kwigura ku buryo ukoresha mudasobwa mbere ko mujya mu kizamini, namwe turabibafashamo rwose kandi bikagenda neza cyane rwose. Turi ku kibazo cya gatatu rero. Abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe mu gihe iri ahatageze mu ntera ya A, metero 50; B, santimetero 40; C, metero 3; D, cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo cya gatatu wasubije neza rwose, nta gutinda twese cyane.
nta gutinda ku kibazo cya gatatu dusubije twese kumenyeshwa igisubizo ni C ni metero 3 no kuvuga ngo ikibazo bazakikubaza bavuga nk'abanyamaguru bagomba kunyura mu myanya yabateganyirijwe mu gihe hatageze ku ntera ya metero zingahe ni hano ntibizirwe bikugora ni metero 3 niyo mpamvu ku kibazo cya gatatu igisubizo kibaye C twizere ko tukigaragara kandi cyumvikanye mu nyo muzasubiza nta gutinda twese cyane reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya kane sifa gato de classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya kane twihuse cyane nacyo cyamaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Intangiriro n'iherezo ry'ahantu bahagarara umwanya munini hagaragazwa A n'imirongo yera yambukiranya inzira, B n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga, C n'umurongo wera udacagaguye wambukiranya umuhanda, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Turi ku kibazo cya kane turi kwihuta. Intangiriro n'iherezo ry'ahantu bahagarara umwanya munini hagaragazwa A n'imirongo yera yambukiranya inzira, B n'ibimenyetso bimurika ibinyabiziga, C n'umurongo wera udacagaguye wambukiranya umuhanda, D cyangwa byose ni ibisubizo byiza. Ku kibazo cya kane wasubije gane nta gutinda twese cyane nta gutinda ku kibazo cya kane dusubije twese kumenyeshwa igisubizo ni C ni umurongo wera udacaguye wambukiranya umuhanda. Nuvuga ngo iyo tuvuze ngo intangiriro n'iherezo ry'ahantu bahagarara umwanya munini, aho ngaho ni mu muhanda wundi wabashatse kukubaza ese ni hano mu muhanda wundi abantu bashobora guhagarara umwanya munini cyangwa se ibinyabiziga. Muzarebe nka kuriya nk'iyo batagiye gutangira nk'amarushanwa yo kwiruka uzasanga hari umurongo w'umweru baba bacoye mu muhanda ariko ubu uturuka ku ruhande rumwe ukagenda ukagera ku rundi, ibyo nibyo twita umurongo wera udacaguye kandi wambukiranya umuhanda. Kuba wambukiranya uva ku ruhande rumwe ujya ku rundi niwo murongo rero uzasanga nk'abantu wenda bara nka Tour du Rwanda yigiye gutangira kwa kuntu baba bahagaze imbere y'umurongo, wa murongo bahagarara inyuma gatoya, uriya murongo niwo bari kukubaza hano mumubona ko n'umurongo uba wera udacaguye kandi wambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu hano ku kibazo cya kane igisubizo kibaye C. Twizere ko tugisobanuye neza rwose nta gutinda twese cyane, reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya gatanu sifa gato de classe kidushyirireho. Okay, alright. Ikibazo cya gatanu turi kwihuta cyane cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Aho ibinyabiziga bishobora guhagarara umwanya munini cyangwa muto hagaragazwa A n'imirongo yera yambukiranya umuhanda, B n'imirongo ya kare, C umwashi w'ibara ryera, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kandi iki kibazo wasanga hari umuntu ugiye kukica kandi ikibazo cya kane wenda yari yagikoze cyangwa se ikibazo cya kane ntagisobanuye neza akacyumva neza, bifite similarity kabisa, harimo akantu byenda gusamo kabisa. Aho ibinyabiziga bishobora guhagarara umwanya munini cyangwa muto hagaragazwa A n'imirongo yera yambukiranya umuhanda, B n'imirongo ya kare, C umwashi w'ibara ryera, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya gatanu wasubije nta gutinda twese cyane dusubije twese ku kibazo cya gatanu kumenyeshwa igisubizo ni A ni imirongo yera yambukiranya umuhanda. Uvuga ngo buriya mu muhanda nta bundi buryo buryo ibinyabiziga bishobora guhagararamo, ndavuga guhagarara umwanya munini. Rero byibura iyo bigeze muzabirebe iyo bigeze hari abanyamaguru bambukiranya umuhanda cyangwa se kuri zebra crossing hari aho birahagarara byahagarara umwanya muto cyangwa munini, kuko uriya munyamaguru abaye ahahagaze ntavemo, ntabwo kiriya kinyabiziga cyemerewe kugenda cyakomeza kigahagarara. Urumva ko ngaho ashobora kuhahagarara umwanya munini cyangwa se kigahagarara umwanya muto bitewe n'uko wenda yambutse yihuse. Niyo mpamvu ibinyabiziga biba burya bishobora guhagarara umwanya munini cyangwa muto, cyangwa se aho byahagarara umwanya munini cyangwa muto haba hagaragazwa n'iki n'imirongo yera ariko kandi yambukiranya umuhanda ni hariya muri zebra crossing. Ndizera cyose cya gatanu kigaragaye kandi cyumvikanye nta gutinda. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya gatandatu sifa gato de classic bidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya gatandatu twihuse nacyo cyamaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ibyandikishije ibara ryera mu muhanda bishobora kuzuza A ibyerekanwa n'ibyapa, B ibimenyetso bimurika byabugenewe, C utugarura rumuri two ku ruhande rw'imbere, D cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya gatandatu. Ibyandikishije ibara ryera mu muhanda bishobora kuzuza A ibyerekanwa n'ibyapa, B ibimenyetso bimurika byabugenewe, C utugarura rumuri two ku ruhande rw'imbere, D cyangwa byose ni ibisubizo by'ukuri. Kuri kino kibazo cyacu cya gatandatu wasubije rwose nta gutinda twese cyane nta gutinda dusubije twese ku kibazo cya gatandatu turakumenyeshwa igisubizo ni A ni ibyerekanwa n'ibyapa. No kuvuga ngo iyo tuvuze ngo ibyandikishije ibara ryera mu muhanda ubundi ni iriya mirongo tuba dushatse kuvuga, iriya mirongo rero tuba dushatse gusobanura ibishatse kugaragaza ko burya ntabwo ivuguruzanya n'ibyerekanwa n'ibyapa. No kuvuga ngo ibyo biriya byapa byerekana mu muhanda neza biragenda bikuzuzanya n'ibyo iriya mirongo ibigaragaza. No kuvuga ngo iyo tuvuze ngo ibyandikishije ibara ryera mu muhanda ni iriya mirongo tuba dushatse kuvuga, ariko kandi ntabwo iriya mirongo ivuguruzanya n'ibyapa ahubwo biruzuzanya.
niyo mpamvu kuri icyo kibazo cya gatandatu igisubizo kibaye A. Twizere ko kigaragara neza rwose kandi cyumvikanye cyo nta gutinda twese cyane rwose. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya karindwi C factor de classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya karindwi rwose nacyo cyamaze kugera ku nyekiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Imirongo yera irombereje igira ibipimo bikurikira: A santimetero 10 na santimetero 40, B santimetero 10 na santimetero 15, C metero 20 na santimetero 15, D cyane santimetero 15 na santimetero 10. Turi ku kibazo cyacu cya karindwi. Imirongo yera irombereje igira ibipimo bikurikira: A santimetero 10 na santimetero 40, B santimetero 10 na santimetero 15, C santimetero 20 na santimetero 15, metero 20 na santimetero 15, D cyangwa ni santimetero 15 na metero na santimetero 10. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya karindwi asubijwe nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya karindwi dusubije twese ndakumenyeshwa igisubizo ni B, ni santimetero 10 na santimetero 15. Mwere ko cokosoro tunosobanura undi tuvuze ngo imirongo yera irombereje. Ino mirongo yera rero irombereje ni yihe? Ni ruvuga ngo ni imirongo isanzwe burya ibiri hagati y'umuhanda bisanzwe, nta n'ikindi rwose. Imirongo isanzwe mu muhanda bacamo igabanya nk'umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo, cyangwa ugasanga ni uyu murongo ugaragaza umusezero w'umuhanda cyangwa se w'inzira nyabagendwa. Iriya mirongo burya yose bapfa kuba bakoresheje imirongo yera, nta kindi barengeje ko kwivugira gusa imirongo yera. Iyi mirongo igira ubugari bwa santimetero 10 na santimetero 15. Uvuga ngo ntabwo yagiye munsi ya santimetero 10 nta nubwo yagiye hejuru ya santimetero 15. Niyo mpamvu ku kibazo cyacu cya karindwi igisubizo kibaye B. Twizere ko tugisobanura neza rwose kandi mubonye muzasubiza nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire no ku kibazo rwose cyacu cya 9 cya 8 C factor de classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cyacu cya 8 cyageze ku nyekiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umusozo wo hasi w'ibyapa ntushobora kujya munsi ya A metero 1 santimetero 50, B metero 2 na santimetero 18, C santimetero 20, D cyane metero 3 na santimetero 70. Turi ku kibazo cyacu cya 8. Umusozo wo hasi w'ibyapa ntushobora kujya munsi ya A metero 1 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 18, C metero 20, D cyane metero 3 na santimetero 70. Ku kibazo cyacu cya 8 rwose wasubije nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 8 dusubije twese ndakumenyesha ko igisubizo ni A, ni metero 1 na santimetero 50. Mwere ko cokosoro tunosobanura ndakumenyesha ko tuvuze ngo umusozo wo hasi w'ibyapa ni kuri sanga izasanga icyapa gishinze ariko kandi kikaba kitajya munsi ya metero 1 na santimetero 50. Uvuga ngo uturutse aho gishingiye no kubara umanuka hasi ntabwo cyagira gute, ntabwo cyajya munsi ya metero 1 na santimetero 50. Niyo mpamvu ku kibazo cya 8 igisubizo kibaye A. Twizere ko cyumvikana neza rwose nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 9. Okay, alright. Ikibazo cya 9 rwose nacyo kimaze kugera ku nyekiramashusho yawe twihuse cyo kiri kubaza ngo iki. Ibyapa bibuza bigira ubuso bw'amabara akurikira: A umweru, B ubururu, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 9. Ibyapa bibuza bigira ubuso bw'amabara akurikira: A umweru, B ubururu, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 9 wasubije neza rwose nta gutinda twese cyane. Dusubije twihuse ku kibazo cya 9 ndakumenyeshwa igisubizo ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri ko buriya ibyapa bibuza bigira ubuso bw'ibara ry'umweru, ariko kandi ari nibibuza bigira ubuso bw'ibara ry'ubururu, by'umwihariko nk'ibuza guhagarara umwanya muto ndetse n'umwanya munini byo uzasanga bigira ubuso bw'ibara ry'ubururu, ariko kandi bibuza guhagarara ibibuza bisanzwe gusa ibyapa bibuza ubundi mu busanzwe bigira ubuso bw'ibara rihe ry'umweru. Niyo mpamvu ku kibazo cyacu cya 9 rwose igisubizo kibaye C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nizere ko cyumvikanye nta gutinda kandi wabonye uzasubiza. Reka dusabe C factor de classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 10. Okay, alright. Ikibazo cya 10 rwose nacyo twise cyane kimaze kugera ku nyekiramashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ibyavuye mu isuzuma bimenyeshwa procureur wa Repubulika bitarenze iminsi A 60, B 18, C 40, D cyangwa ni iminsi 8. Turi ku kibazo cyacu cya 10. Ibyavuye mu isuzuma bimenyeshwa procureur wa Repubulika bitarenze iminsi A iminsi 60, B iminsi 18, C iminsi 40, D cyangwa ni iminsi 8. Ku kibazo rwose cyacu cya 10 wasubijwe nta gutinda twese cyane.
kuri kino kibazo cya 10 dusubije twese kumenyeshwa igisubizo ni D ni iminsi 8 bura nuvuga ngo ibyavuye burya mu isuzuma ubundi nuvuga ngo hari uzasanga hari nk'ibintu runaka byabaye ku mushoferi cyase ku muyobozi w'ikinyabiziga ari ugasanga biri ngombwa ko anapimwa. Icyo gihe rero iyo biri ngombwa ko anapimwa abundi uzasanga kugira ngo bibe ngombwa ko umukozi cyangwa umuyobozi w'ikinyabiziga kugira ngo uzasanga biri ngombwa ko apimwa abundi uzasanga ari nk'ikirego kiri nko mu rukiko bakeneye n'ibimenyetso bya muganga. Icyo gihe rero iyo babikeneye muganga azagenda asuzume sasa ibyo bintu yasuzumye nagahita byohereza mu rukiko abyohereza procureur wa Repubulika byibura bigomba gukorwa mu gihe kitarenze iminsi ngahe 8. Ndizera ikibazo rwose cyacu cya 10 mu cyumvise neza kandi kigaragara rwose nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato de classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 11. Okay, alright, ikibazo cya 11 rwose nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo twise cyane kiri kubaza ngo iki. Urwego F rutwara ibinyabiziga bikurikira: A velomoteri ihetse, B ibinyabiziga bidasanzwe, C ibikomatanye byihuta cyane, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 11. Urwego F rutwara ibinyabiziga bikurikira: A velomoteri ihetse, B ibinyabiziga bidasanzwe, C ibikomatanye byihuta cyane, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 11 wasubije nta gutinda twese cyane. Dusubije twese ku kibazo cya 11 ndakumenyeshwa igisubizo ni B ni ibinyabiziga bidasanzwe nuvuga ngo urwego F cyase iyo tuvuze ubundi urwego ni mu Kinyarwanda ariko ubundi mu busanzwe mu ndimi z'amahanga ari byo mumva bavuga ngo category, ngo category A, ngo category B, category C. Mu Kinyarwanda ntabwo tuvuga category kuko buriya code abazifite mwazatse mwabonye ko bazibaha mu Kinyarwanda. Iyo usabye code nuvuga ngo baguhitisha mu rurimi. Ubwo rero iyo usemo kuzakora mu Kinyarwanda uzasanga baguha ijambo urwego ntabwo baza kwijambo category. Niyo mpamvu hano muhite mucyumva neza hano bari kubaza ngo urwego F ubwo numva category F ubwo bivuze nzi kugira ngo mubyumve. Urwego F burya rutwara ibinyabiziga bidasanzwe. Mu binyabiziga bidasanzwe harimo ibikora imihanda, harimo ibinyabiziga bihinga n'ikindi kinyabiziga cyose umva kidasanzwe biterura imizigo. Ibira binyabiziga byose kugira ngo umuntu abikoreshe bisa ko aba afite category F cyangwa se urwego F. Niyo mpamvu ku kibazo cya 11 igisubizo kibaye B. Twizere ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye neza nta gutinda twise cyane. Reka dusabe sifa gato de classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 12. Okay, alright, ikibazo cya 12 twise cyane nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki rwose nta gutinda. Nta wemerewe gutwara mu kinyabiziga umubare w'abantu urenze uwagenwe: A n'abakozi babifitiye ububasha, B n'uwagicuruje cyangwa ugikoresha, C n'umwarimu wigisha gutwara, D cyangwa n'uwagikoze. Turi ku kibazo cya 12. Nkwibutsa yuko wowe wifuza kwigana natwe turagufasha abe online kuri WhatsApp birakunda, cyangwa tukaba twaguha ibizamini utiri uva aho uri birakunda, cyangwa tukaba twaguhugura mu buryo ukoresha mudasobwa by'umwihariko tuguhugura tuguha ibizamini mbere kujya mu kizamini, cyangwa tukaguha application nziza zigufasha kwiga. Byose birari kandi tubikora neza cyane rwose. Turi ku kibazo cya 12. Nta wemerewe gutwara mu kinyabiziga umubare urenze wateganijwe wagenwe: A n'abakozi babifitiye ububasha, B n'uwagicuruje cyangwa ugikoresha, C n'umwarimu wigisha gutwara, D cyangwa n'uwagikoze. Ku cyose cya 12 wasubije neza rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda dusubije twese kuri kino kibazo cya 12 ndakumenyeshwa igisubizo ni D n'uwagikoze. Burya nta muntu wemerewe kuba ubundi yarenza umubare wagenwe kwicarwaho cyangwa se nyine mu ntebe bisanzwe. Icyo kinyabiziga cyo gifite nta muntu wemerewe kurenza uwo mubare uba waragenwe n'uwakoze icyo kinyabiziga. Kuko wakoze ikinyabiziga nawe ugiha umubare w'abantu ntarengwa cyo kiba kitagomba kurenza mu gihe kigenda. Ubwo rero iyo ubarengeje amategeko akagufata cyangwa se ngiye kubavuga muri amazina y'abarara ariko nyine nsagagiye nararezwe nsaga naratojwe ntago ngende umubandi ngo mbabwire imvugo z'ababandi tubita abakozi bafite ububasha ubu nyine ni bariya traffic police bari mu muhanda. Uzasanga rero bariya ubundi mu busanzwe ntago burya iyo baramutse bagufashe watwaye umubare w'abantu urenze wagenwe n'uwakoze icyo kinyabiziga muri make watendetse wana bakwangiza vibaya sana. Ubwo ayo ngayo rwose abagiye mu isanduku ruvuga ngo rero ayo mafaranga rwose ahita kuvamo mu buryo bworoshye kandi bwihuse cyane, tajya mu isanduku ya leta byihuse cyane rwose. Niyo mpamvu ku kibazo cya 12 igisubizo cyabaye D. Twizere ko kigaragara rwose kandi cyumvikanye nta gutinda twese cyane. Reka dusabe sifa gato de classic adushyiraho n'ikibazo cyacu cya 13.
Okay, alright. Ikibazo cya 13 rwose nacyo cyageze kunyakira amashusho twese cyane cyo kiri kubaza ngo iki. Icyerekezo kimwe kibaho a buri gihe, b mu buryo busimburana, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kiri mu turuko cya 13. Icyerekezo kimwe kibaho a buri gihe, b mu buryo busimburana, c a na b ni ibisubizo by'ukuri, d cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kuri icyo kibazo rwose cyacu cya 13 wasubije nane nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 13 dusubije twese nakomyeshwa igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Umwe ko cokosoro tunosobanura une tuvuze ng'icyerekezo kimwe ni kwa kundi uzasanga umuhanda wari ufite ibyerekezo bibiri byamanuka kimwe cyamanuka ikindi kizamuka bisanzwe nyine bisikana ryashobokaga. Mwiko kubisikana ni kuri ibinyabiziga bihura kimwe kimanuka ikindi kizamuka. None uzasanga rero hari igihe bizaba ngombwa yuko n'icyo ibyo byerekezo bibiri kimwe kimanuka ikindi kizamuka bitazabaho ubwo umuhanda ukaba w'icyerekezo kimwe. Ugasanga imodoka zazamukaga zose ziri bumanuka cyangwa manuka zose ziri buzamuka zikagenda zibangikanye nizo mu kindi gisate cy'uwundi muhanda. Icyo gihe rero bizasaba iki? Bizasaba ko hazabaho icyerekezo kimwe, ariko icyo cyerekezo kimwe kizabaho buri gihe cyangwa se kibe cyabaho mu buryo busimburana. Ibyo ngibyo bigenwa n'umukozi ubifitiye ububasha, ariko nabo bayahawe amategeko n'umukuru w'intara mu gihe ari mu ntara, cyangwa se byaba ari icyerekezo kimwe kiri bwambukiranye intara nyinshi. Icyo gihe nanone bikagenwa n'abandi bayobozi baba babigize gute babifitiye ububasha. Niyo mpamvu hano ku kibazo cya 13 igisubizo kibaye c. Ndizera ko nkibasobanura neza rwose kandi kigaragaye nta gutinda twese cyane. Reka tunyarukire ku kibazo rwose cyacu cya 14 sifa gato de classic abidufashemo. Okay, alright. Ikibazo cya 14 rwose twihuse cyane nakimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Ukuboko kuzamuye gutegeka abagenzi bose ko a bagomba kuzenguruka bidasubirwaho, b guhagarara bidatunguranye, c guhagarara keretse abageze mu masangano, d cyangwa no gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 14. Ukuboko kuzamuye gutegeka abagenzi bose ko a bagomba kuzenguruka bidasubirwaho, b guhagarara bidatunguranye, c guhagarara keretse abageze mu masangano, d cyangwa no gutambuka mbere y'ibindi binyabiziga. Kuri kino kibazo rwose cyacu cya 14 wasubije neza rwose nta gutinda twese cyane. Nta gutinda ku kibazo cya 14 dusubije twese ndakomenyeshwa igisubizo ni c no guhagarara keretse abageze mu masangano. Umwe ko cokosoro tunosobanura ndakomenyeshwa ko kuri uzaba utwaye ikinyabiziga ukagenda ugasanga umukozi ufite ububasha ari we mupolisi yamanitse ikiganza hejuru yakigumishije ntago yakimanuye, wowe ugasanga yakimanitse hejuru kandi yakigumishije kiriya kiganza, bizasobanuye ko mwese abamugana abaza bamusanga mu mugomba guhagarara uretse abageze mu masangano. Iyo tuvuze abageze mu masangano rero nabatamugana ahubwo bamurenzeho bagenda, abamurenzeho bagenda binjiye mu yindi mihanda cyangwa se banamurenzeho bagenda, abo bantu ubabara nk'abageze mu masangano. Abo ntibiba binabareba ko mu Kinyarwanda turavuga ngo udahari igiti nikimugwira. Abo ntibaba banazi ibyo ari byo, ntibaba banamureba, ahubwo icyo tureba ni iki, nuvuga ngo wowe waje ukaza uri kumugana, wowe uri kuza umureba ugasanga amanitse icyo kiganza hejuru atakimanuye, bisobanura ko mwese abagenzi mu mugomba kugira gute guhagarara uretse abageze mu masangano. Niyo mpamvu hano ku kibazo cya 14 igisubizo kibaye c. Twizere ko tugisobanura neza rwose kandi kigaragaye ndetse cyumvikanye kandi munyo muzasubiza kandi munize rwose nta gutinda twese cyane. Reka tusabe sifa gato de classic adushyira n'ikibazo cyacu cya 15. Okay, alright. Ikibazo cya 15 rwose twese cyane nacyo kimaze kugera kunyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki. Umuyobozi ushaka kwerekana ko agiye gukatira ibumoso cyangwa iburyo abigaragarisha ibimenyetso bikurikira: a amatara ndangacyerekezo ariyo ikinyoteri, b amaboko iyo amatara ntayo, c ashobora guhagarika ikinyabiziga cyose, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. Turi ku kibazo cya 15 rwose turi kwihuta cyane. Umuyobozi ushaka kwerekana ko agiye gukatira ibumoso cyangwa iburyo abigaragarisha ibimenyetso bikurikira: a amatara ndangacyerekezo ubwo ni ikinyoteri ya muri kubona muri entre parenthèse aho bibashyiriye, b amaboko iyo amatara ntayo, c ashobora guhagarika ikinyabiziga cyose, d cyangwa a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ku kibazo cya 15 rwose wasubije nane nta gutinda twese cyane. Kuri kino cyose cya 15 dusubije twese ndakomenyeshwa igisubizo ni d, a na b ni ibisubizo by'ukuri ko burya mwereka cokosoro tunosobanura mu gihe utwaye ikinyabiziga ushaka kugaragaza ko ugiye guhindura icyerekezo burya wabigaragarisha icya mbere ni ibinyoteri cyangwa se amatara twita ikinyoteri ya matara ndangacyerekezo.
ari amatara ndanga icyerekezo ubundi niyo ugomba gucana. Niba ugiye gukatira ibumoso uzacana ibumoso, niba ugiye gukatira iburyo uzacana iburyo, sibyo? Ariko kandi nanone mu gihe amatara ntayo yawe ku kinyabiziga, ubu ndavuga wenda nk'umunyegare ashobora guhita agaragarisha ukuboko ahantu agiye gukatira, murabyumva? Cyangwa se no mu gihe wenda amatara yawe yaba yagize ikibazo, uba ushobora kugira gute? Uba ushobora kubigaragarisha amaboko rwose, birakunda kandi biremewe nta kibazo rwose. Niyo mpamvu n'igisubizo ari D, A na B byabaye ibisubizo by'ukuri. Turizera ko ikibazo cya 15 kigaragara rero kandi cyumvikanye neza cyane, ndetse kandi rwose tugisobanuye neza kandi cyari cyoroshye cyane nko gutera icumu mu ifu, nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya The Classic adushyira ikibazo cyacu cya 16. Okay, alright. Ikibazo cya 16 rwose no kimaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: umuyobozi ugiye guhindura icyerekezo abigaragaza ari mu ntera ya A metero 50, B metero 2, C santimetero 35, D cyane milimetero 80. Ndakwibutsa ko tugufitiye application nziza zigufasha mu buryo bwo kwiga rwose, tubahereza na application nziza ibibazo ndetse n'ibisubizo bigera kuri 400, ibirimo ibyapa byose, kamo imirongo yose, kamo amatara yose. Nyamuneka mutwandikira kandi mudukunde tubaye application nziza usabwa kujya gukora ikizamini rero banje kunyuzamo amaso. Si byo gusa kandi ndakumenyesha yuko tugufitiye ubundi buryo bwiza bugufasha kwiga by'umwihariko online kuri WhatsApp, birakunda. Cyangwa se mukene kwigura mu buryo ukoresha mudasobwa, byose birakunda. Buri service yose utekereza amategeko manda yagufasha tuyigufashamo rwose kandi bikagenda neza cyane rwose. Turi ku kibazo rero cya 16. Umuyobozi ugiye guhindura icyerekezo abigaragaza ari mu ntera ya A metero 50, B metero 2, C santimetero 35, D cyane milimetero 80. Ku kibazo cya 16 rwose wasubijwe nta gutinda twese cyane, nta gutinda ku kibazo cya 16 dusubije twese no kumenyesha ko igisubizo ni A, ni metero 50. Burya umuyobozi wese ugiye guhindura icyerekezo, uvuga ko akundi ugiye kuva mu muhanda umwe ujya mu wundi, cyangwa se ugiye gukatira ibumoso bwawe cyangwa iburyo bwawe, uzagira gute? Byibura uzacana cya kinyoteri kigaragaza ko ugiye guhindura icyerekezo ukiri mu ntera ya metero 50, niko itegeko rivuga. Niyo mpamvu igisubizo hano kibaye A ku kibazo cya 16. Twizere ko tugisone neza rwose kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu mu ifu, nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya The Classic ahita dushyira ikibazo cyacu cya 17. Okay, alright. Ikibazo cya 17 rwose tudatinze nacyo cyamaze kugera ku nyakira amashusho cyo kiri kubaza ngo iki: umuyobozi abujijwe guhagarara mu muhanda wo hagati iyo A ugizwe n'ibisate bitatu, B iyo uri ahataringaniye neza, C iyo ugizwe n'ibisate birenze kimwe, D cyangwa niyo ufite inkengero zigiye hejuru z'iburyo. Turi ku kibazo cya 17. Umuyobozi abujijwe guhagarara mu muhanda wo hagati iyo A ugizwe n'ibisate bitatu, B iyo uri ahataringaniye neza, C iyo ugizwe n'ibisate birenze kimwe, D cyangwa iyo ufite inkengero zigiye hejuru z'iburyo. Ku kibazo cya 17 rwose wasubije nta gutinda twese cyane, dusubije twese ku kibazo cya 17 ndakumenyesha ko igisubizo ni A, ni mu gihe cyose ugizwe n'ibisate bitatu. Mu mwihariko cyo kosora tunosobanura ubundi umuyobozi wese abujijwe guhagarara mu muhanda wo hagati. Buriya muri cyagiye rero umuhanda ugizwe n'ibisate bitatu birumvikana ko kunyuranaho bikorerwa ibumoso, kandi ibumoso ni muri wa muhanda wo hagati, ari wo kuko urumva ni imyanda igizwe n'ibisate bitatu, ari igisate cy'iburyo, wo hagati ndetse n'ikindi cy'ibumoso. Rero nuvuga ngo uzasanga icyo gihe wa muhanda wo hagati niwe za by'ibinyabiziga bizifashisha bigiye kunyuranaho. Mu gihe umuyobozi cy'ibinyabiziga ashaka kudepansa undi umuri imbere, azaza ayifashisha wa muhanda wo hagati. Ko muhanda wo hagati uba uri ibumoso bwa bose, uje rero ugahagararamo uwo mwanya munini, bivuze ngo inyuranaho waba uri bujije cyangwa waba uri kumiriye, ubangamiye imigendere myiza isanzwe y'ibindi binyabiziga kandi ntabwo byemewe mu mategeko y'umuhanda. Niyo mpamvu ku kibazo cya 17 igisubizo hano cyabaye A, kuko buriya umuyobozi wese abujijwe guhagarara mu muhanda iyo wo hagati igizwe n'ibisate bingahe? N'ibisate bitatu. Ndagisobanuye neza, ndizera ko mucyumvise neza rwose, nta gutinda twese cyane. Reka dusabe Sifa gatoya The Classic adushyira n'ikibazo rwose cyacu cya 18. Okay, alright. Ikibazo cya 18 rwose twese cyane nacyo kimaze kugera ku nyakira amashusho yawe, cyo kiri kubaza ngo iki: umuyobozi abujijwe guhagarara mu muhanda iyo ibisate byawo bigaragazwa A n'ibikoresho ngarurarumuri gusa, B n'akarondorondo k'ubutaka, C n'ibimenyetso bimurika byaka cyane, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 18. Umuyobozi abujijwe guhagarara mu muhanda iyo ibisate byawo bigaragazwa A n'ibikoresho ngarurarumuri gusa, B n'akarondorondo k'ubutaka,
C n'ibimenyetso bimurika byaka cyane, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 18 wasubije neza rwose, nta gutinda twese cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 18 ndakomeje ko igisubizo ni B, ni akarondorondo k'ubutaka. Mwere ko cyo sonosobanura ubundi umuyobozi kuvuga ngo abujijwe guhagarara umwanya munini mu gihe umuhanda ugaragazwa n'ibisate cyase utandukanyijwemo kabiri n'akarondorondo k'ubutaka. Ruvuga ngo ubundi iyo tuvuze akarondorondo k'ubutaka ni iki? Ubundi murabona ko hari igihe uzasanga umuhanda utandukanywa n'imirongo bisanzwe, ukabona hagati harimo umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo bisanzwe, ugaragaza igisate cy'abamanukira ibumoso n'ikindi cy'abamanukira iburyo. Ubwo ndavuga bitewe naho uba uhagaze, ko buri muyobozi wese burya agenda abagendera iburyo bwe, niyo mpamvu kubisikana bikorerwa iburyo. Ubwo mbagira mu byibuke. Noneho rero uzasanga iyo tuvuze akarondorondo k'ubutaka noneho ariko gatandukanyamo umuhanda kagaragaza ibisate bibiri by'umuhanda, ni cya kintu cy'igisima bubakamo hagati y'umuhanda, wenda ugasanga bateyemo imikindo, bateyemo indabyo se n'ibindi nk'ibyo, kira tukita akarondorondo k'ubutaka. Hari naho uzasanga mu mategeko y'umuhanda bakoresha ngo ubutaka butsindagiye. Ibyo byose no bikoresha uzetumenye ibyo aribyo ntibizagucana cyangwa se ngo bikugore, sibyo? Mbaye mbasobanurira hakiri kare, nuvuga ngo kara tukita akarondorondo k'iki k'ubutaka. Noneho rero umwereko wa coko sonosobanura birumvikana yuko mu gihe umuhanda utandukanywa noneho na kiriya kintu cy'igisima, ntabwo umuntu yemerewe kugira gute, ntabwo umuntu yemerewe cyangwa se umuyobozi wese abujijwe guhagarara mu muhanda iyo ibisate byabo bigaragazwa n'iki. Igisubizo hano ni B, n'akarondorondo k'iki k'ubutaka. Ndizera ko tugasore neza rwose kandi mukumvise twise cyane, nta gutinda. Reka dusabe sifa agatoya de classic, noneho adushyiraho n'ikibazo cyacu cya 19. Okay, alright, mana nyagasani, ikibazo cya 19 kigeze kunyakira amashusho mu mbabare. Ntagire umuntu uci iki kibazo kuko nari maze kukivuga rwose. Kirabaza ngo iki rero? Kubisikana bikorerwa A, iburyo, B, ku ruhande uru n'uru, C, igihe cyose bikorerwa iburyo, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Turi ku kibazo rwose cyacu cya 19. Kubisikana bikorerwa A, iburyo, B, ku ruhande uru n'uru, C, igihe cyose bikorerwa iburyo, D cyangwa nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ku kibazo rwose cyacu cya 19 wasubije neza rwose, nta gutinda twese cyane. Nta gutinda kuri kino kibazo rwose cyacu cya 19 ndakumenyeshwa igisubizo ni A, ni iburyo rwose. Ikibazo ntabwo rwose nta muntu ntekereza ko yakica, ko nari maze kugisobanura, maze kubwira ko kubisikana bikorerwa iburyo. Rero uzasubiza iri jambo rimwe ryonyine, iburyo. Apana hano wenda kuri C handitse ngo igihe cyose bikorerwa iburyo. Oya, nk'iri jambo ngo igihe cyose riba rihinduye iki? Riba rihinduye ubusobanuro mu by'ukuri bwa nyabwo cyangwa se igisubizo nyacyo mu buryo bwumvikana. Uvuga ngo rero kubisikana uzasubiza ijambo rimwe ryonyine, iburyo. Niba kubaza kunyura naho uzasubiza ibumoso, ariko muri kubisikana byo bikorerwa hehe? Bikorerwa iburyo. Niyo mpamvu ku kibazo cyacu cya 19 igisubizo kibaye A. Twizere ko kigali rwose kandi cyumvikanye neza rwose, ndetse kandi cyari cyoroshye cyane gutera icumu ifu. Nta gutera twese cyane. Reka dusabe sifa agatoya de classic adushyira noneho ikibazo cyacu cya 20 ari nacyo cya nyuma kidusoreza ikizamini rwose cyacu cy'uyu munsi. Okay, alright, noneho ndebera ubu iki nacyo tugisome tugitindeho tugire gute, cyangwa mwamaze kucyumva mu gihe mwiteguye guhita mugisubiza? Turi ku kibazo rero cya 20 ari nacyo kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi. Reka tukibasomere tugisubiza, nyuma tugiskosore tunagisobanura kugira ngo wenda n'uwaba atacyumva cyangwa se akibonyeho bwa mbere ahita gisobanukirwa. Ikibazo cya 20 nicyo turiho, kirabaza ngo iki? Kunyuranaho bikorerwa ku ruhe ruhande? A, ibumoso, B, igihe cyose bikorerwa ibumoso, C, A na B ni ibisubizo byiza, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Turi ku kibazo cya 20. Kunyuranaho bikorerwa ku ruhe ruhande? A, ibumoso, B, igihe cyose bikorerwa iburyo, C, A na B ni ibisubizo byiza, D cyangwa nta gisubizo kirimo. Ku kibazo cya 20 noneho nta gutinda wasubije neza rwose twese cyane. Dusubije twise ku kibazo cya 20 ndakumenyesha ko igisubizo ni A, ni ibumoso. No kuvuga ngo kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Mwere ko coko tunasobanura, ndakumenyesha ko ubundi iki kibazo ntabwo wakagombye kukica pe. Hari n'umuntu uzasanga ajya gukora ikizamini akaba ari kukubwira, akaba ari kukiri kukubaza ngo harya kunyuranaho ngo bikorerwa he, ngo harya kubisikana bikorerwa ewa naho hantu bukiri inyuma cyane. Ibi ni ibintu usabwa kujya gukora ikizamini uzi neza ko kunyuranaho no kubisikana, uruvuga kubisikana bikorerwa iburyo, kunyuranaho bigakorerwa ibumoso. Kunyuranaho byo
ni gutya uzasanga ibinyabiziga biri kugenda mu cyerekezo kimwe, ari ugasanga umuyobozi uri imbere ari kugenda gake, uw'inyuma ari kuza yihuta, ubundi akaza amurusha umuvuduko akaza akamudepansa. Biriya mwita kudepansa, mu kinyarwanda tubyita kunyuranaho. Niyo mpamvu kuri kino kibazo cyacu cya 20 kidusoreza ikizamini cyacu cy'uyu munsi tubonye ko kunyuranaho bikorerwa ijambo rimwe n'iryo uzasubiza ibumoso. Ntibazakujishe ngo usange basubije hano ngo igihe cyose bikorerwa ibumoso, oya, ni ijambo rimwe uzasubiza. Kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Reka rero mbashimire ko mwabanye natwe, nizere ko ikibazo rwose nacyo mucyumvise. Ese muri iki kizamini wagize amanota angahe? Twandikire muri comment utubwire uti nagize aya, cyangwa se utubwire n'ikindi cyifuzo cyose wumva twazagufasha mu buryo bukurikira. Hanyuma rero tubashimire cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Njye nitwa Teacher Gakuru, mbani kumwe n'umugenzi wanjye Sifa Gato the Classic. Duhurire kuri umuyoboro wacu mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe no mu biganiro byacu by'ubutaha. Shalom.